murakoze bameje kubaha ikaze kuri televiziyo yanyu Ikamba Rwanda ni show. Kuri iyi shene cyangwa iyi televiziyo tugiye kujya tubanyurizaho ikiganiro cyiza cyane ku muryango nyarwanda, ariko by'umwihariko kigendereye kunoza imibanire yacu n'abantu batuzengurutse mu buzima bwacu bwa buri munsi, kugira ngo hatagira ikigucika kandi ibiganiro byacu bikakugera ku gihe. Kora subscribe, share, like na comment. Njye ndi Mama Koko. Reka dufate umwanya wo kwamamaza, turagaruka mu kanya. Waba ufite inyota cyangwa amavunane nyiri gusangira ni wowe nyine bibaje icyo kibazo, akuzanira inzoga bita ugusangira imara inyota, ivura amavunane ndetse itagutera umutwe mu rukerera. Ese nawe urabizi ko gusangira amahitamo ya twese? Ikiganiro ni urinde mubyeyi. Ababyeyi bo hambere n'abana bo hambere, ababyeyi ba none n'abana bo mu ikoranabuhanga. Babyeyi, ese turi ababyeyi koko? Kera mu gihe cyo hambere, ababyeyi bo hambere nabo bari bafite ikoranabuhanga. Bagiraga uburyo baganiriza abana babo, babigishaga gukoresha amaboko yabo, babaciraga imigani ibaganiriza uburyo bagomba kwitwara, ndetse bakagira n'ibyo bababwira abana bakabigenderaho kandi banababeshya ariko abana bakabyumva ko ari byo. Dufate nk'urugero, iyo batumaga umwana baramubwiraga ngo bagiye gucira ku kibabi, umwana bakamutuma akagenda yihuta nta kimurangaza, kuko yatinyaga ko yamacandwe n'iyuma bimugiraho ingaruka. Ese ubibwiye umwana wawe mubyeyi, uyu munsi wa none yabyemera? Reka dusure umubyeyi hano hafi yacu tumubaze ese we arabyumva gute. Muraho neza? Naho. Amakuru yanyu? Ndi umukozi wa televiziyo Ikamba Rwanda ni show. Nifuzaga ko tuganira ku kiganiro tujya dukora kijyanye n'imibereho mu kurera abana bacu mu gihe cya none. Murakoze. Nkomeje kubaha ikaze ku Ikamba Rwanda ni show. Uyu ni wa mwanya mwiza tugira cya kiganiro urinde mubyeyi. Uyu mubyeyi twaganiriye namusuye, yitwa Mama Robert, ariko nawe ngiye kumuha umwanya bibwire abasuhuze. Mama Robert, suhuza abafana badukurikiye kuri televiziyo Ikamba Rwanda ni show. Nabasuhuje cyane. Basuhuza unabareba. Muraho. Komeza ukore kugira ngo ibiganiro byacu bikugerere ku gihe. Kora subscribe, share, like ndetse na comment. Murakoze. Mama Robert, rero ku Ikamba televiziyo hari abantu benshi badukurikiye Ikamba Rwanda ni show, bashaka kumva ikiganiro cyacu urinde mubyeyi. Yego. Nabishimye, uri umubyeyi mwiza, uhishima Imana n'ukuri. Yego. Amakuru se, ibishyimbo ndabona mwarateye? Amakuru ni meza. Imvura iragwa. Yego. Hanyuma rero muri iki kiganiro cyacu urinde mubyeyi kinyura kuri televiziyo Ikamba Rwanda ni show, turifuza kuganira ku bijyanye no kurera abana mu gihe cya none. Nkawe ndabona uri mukuru mo gake. Mu gihe cyo hambere hari uburyo ababyeyi batureraga, nawe ufite uburyo iwanyu bakuganirizaga, bagucira imigani ukagira ibyo utinya, hari ibyo bakubeshyaga bikagukanga kandi atari byo. Ukaba uzi ngo nk'umukobwa ngo yagiye kuvoma ngo atinze kubera wa mugani wumvishe ngo igisimba kiramutwara. Yego. Si byo? Yego. Ariko si uyu munsi wa none Mama Robert, iyo umutumye kuvoma agatinda, iyo umutumye agatinda. Ese ubona uko twarerwaga kera ariko turera abana ubu ngubu? Oya. Ni ukubera iyihe mpamvu Mama Robert? Kubera ko ubu haje iterambere, umwana arareba filimi, arajya mu mateleviziyo, ku ishuri naho akaba yageze ku ishuri, ariko ntabwo ariko tukirera abana kubera ko ibintu byagiye bihinduka. Ni iki twakora nk'ababyeyi kugira ngo tubashe kongera kugarura abana ku murongo? Njyewe ku bwanjye numva
twabatoza wa muco wa kera kugira ngo abana bagaruke ku murongo neza babashe no gukurira mu muco nyarwanda. tukababuza kureba televiziyo nk'uko bivuga. Ntago wamubuza umwana, ari igihe umubuza ugasanga yanagucitse yagiye kuyireba. Ibyo byo ndabyumva. None se mama Robe, Yego. nka kera mu gihe cyacu, njye ndi mukuru kuri wowe nko mu gihe cyanjye ariko nawe warabisanze. Hari uburyo ababyeyi bigishaga abana imikino, ndetse abamaze nko gusoreka nk'abahungu bakiga gusimbuka urukiramende, abakobwa bakaboha imisambi n'uduseke. Twabikoraga nko mu gihe cy'imikino, kuboha imisambi, uduseke, intara, ibyo bintu byari nk'imikino. Ubu ntibinakibaho, ushobora gushaka intara ukayibura nta muntu wayiboshye, nta mukobwa ukiboha agaseke. Ese nkawe abasore bawe nka ba Robert iyo bakina iyihe mikino mu gihe cya none? Ari igihe baba bari gukina imipira cyangwa se imikino y'amafilimi bya ba Spiderman, ukabona umwana akina imikino nk'iya Spiderman cyangwa nka ba Jetiri ngaho. ariko urumva ko nyine umuco twamaze kuwuta. Ni iki rero turi bukore? Iki kiganiro Rwanda ni Show gica kuri televiziyo Rwanda ni Show, urinde mubyeyi, kigamije ko twarebera hamwe icyatuma abana bacu bongera kugira indangagaciro na kirazira. Ntujye ubona abana mu muhanda Yego. bafite umuryango. Yego. Ni iki twakora ngo bariya abana babashe gusubira mu muryango iwabo nyarwanda? Keretse wenda ari nk'ababyeyi bakirema nk'akantu abana bakabasha kubakura mu muhanda, cyangwa se bakabaha akantu bakora kugira ngo abana bagarure wa muco nyarwanda. Niko njye mbyumva. Bivuga ko n'ubukene wenda buri mu bituma abana bajya mu muhanda kuko ababyeyi nta kazi baba bafite. Yego, kuko ari igihe n'umwana afasha umubyeyi guhaha. Yego. Cyakora koko nibyo, nabyo nanjye ndabyumva ko twagira icyo tubikoraho. Yego. Dushaka akanya rero twegera ababyeyi bafite abana bo mu muhanda tubaganirize, byaba byiza kurushaho. Yego, byaba byiza cyane kuko hari n'igihe byatuma bana batakizerera mu muhanda, cyangwa se ubone umwana mu muhanda yagiye ku ishuri cyangwa ntiyagiyeyo. Byaba byiza cyane kuko ababyeyi babumbiye hamwe kugira ngo abana tubakure mu muhanda bakabasha kubashyira ahantu hamwe. Mama Robe, Oui. ugerageza gusura Robert ku ishuri? Njya musura nka rimwe mu cyumweru nkagerageza. Yego, urakoze, uri umubyeyi mwiza. Gusura umwana ku ishuri nabyo ni ingirakamaro kuko aramutse atagiyeyo urabimenya ko atagiyeyo. Yego, urakoze cyane mama Robert. Yego, urakoze ku kiganiro cyiza uduhaye. Namwe murakoze. Murakoze. Nkomeje kubashimira abakunzi ba televiziyo yacu Ikamba Rwanda ni Show. Ndabashimira ko mutuba hafi, ndabashimira ko mukomeza kureba ibiganiro byacu. Iki ni cya kiganiro urinde mubyeyi. Twari twasuye ababyeyi, mwabibonye. Tuzakomeza gukurikirana ababyeyi ndetse n'urubyiruko by'umwihariko. Hari aho twifuza kugera, hari aho twifuza kugana. Mudufashije kora subscribe, share, like na comment. Ikiganiro cyacu muzajya mukibona kuwa kabiri saa 12, kuwa kane saa 12, kuwa gatandatu saa 12. Ni Mama Koko. Ciao ciao. Waba ufite inyota cyangwa umuvunane, nyiri gusangira ni wowe nyine bibaje icyo kibazo, akuzanira inzoga bita umusangira. Imara inyota, ivura amavunane ndetse itagutera umutwe mu rukerera. Ese nawe urabizi ko gusangira amahitamo ya twese?